birashoboka ko inzara yagushyira hasi ariko hariho gushibuka. Birashoboka ko abarozi bakukubita hasi ariko hariho imbaraga zo kugushibura, ukongera ugashibuka, ukongera ukaba muzima, ukongera ukabona ubuzima, ukongera ukabona imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Yego, Imana ishimwe. Nta kuri Imana itakura umuntu. Birashoboka ko umuntu yakubona uyu munsi waguye. Yego. Mbibutse ko nta muntu utagwa. Nta utagwa. Mbibutse ko nta muntu utagera hasi. Nta utaraswa. Kuri wowe byararangiye ariko ku Mana ntibyarangiye. Umugambi w'Imana ni muremure ku muntu, umugambi w'Imana ni mugari ku muntu wayo. Imana ntigire ku muntu yaremye, ntabwo igitererana umuntu yamenye. Nubwo ibicumuro bihari, yego, ariko kubako gukura umuntu mu bicumuro kuracyahari rati. Imana ishimwe. Nubwo amagambo ahari, ukubako gukuraho amagambo kurahari. Nubwo inzara ihari, ukubako gukuraho inzara kurahari. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihimbazwe. Nubwo ubushomeri buriho ariko ukubako gukuraho ubushomeri kuracyahari. Nubwo bakorera perime byanga, ukubako kuracyahari. Nubwo hari abantu bitwa abagabo ku mazina, ukuboko kw'Imana kuracyahari. Imana ibagereho. Ndagira ngo nkubwire ngo wakira ukuboko k'Uwiteka. Uyu mwaka ni mwakira ukuboko k'Uwiteka. Ukuboko k'Uwiteka kubohora ingoyi. Ukuboko k'Uwiteka guhesha abantu amavuta. Ukuboko k'Uwiteka guhesha abantu iyerekwa. Ukuboko k'Uwiteka guhesha abantu agaciro. Ni mwakira ukuboko k'Uwiteka. Amen. Kandi ugutwi kwayo ntabwo kwigeze gupfa. Humura mama, nubwo wasenze kuwa mbere ntibikunde, ugutwi kw'Imana ni kwapfuye. Igihe wasenze ntusubizwe, burya yarumvise. Igihe wariraga ntubone ugutabara, burya yarumvise. Igihe bakuvuze, burya yarumvise. Imana yarumvise. Ukuboko kwayo, ukuboko kw'Imana kuracyashoboye. Yego, kuracyakora imirimo n'ibitangaza. Kuboko kwayo kugaragare ku Banyarwanda, kuboko kwayo kugaragare muri iki gihugu, kuboko kwayo kugaragare imirimo n'ibitangaza bikoreke, impinduka ziboneke. Murakoze. Turabasuhuje mwese bakunzi ba Rafa TV. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe. Nongeye gushimira abantu bakoze subscribe n'abantu bateye comment. Imana ibaha umugisha. Muri uyu mwanya reka mvuge ngo ntabwo ndi njyenyine, kubera ko ntabwo uyu munsi ndi bwizimbe mu magambo, ahubwo uyu munsi dufite umutumirwa Imana yatwoherereje. N'ubundi nk'uko bisanzwe nukurura imitima y'Abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu bose turabasuje, bari muri Amerika, bari mu Bwongereza, mu Bufaransa, bari mu Burundi, mu mpande enye zose z'isi turabasuhuje. Mu gihugu iwacu hagati ndabasuhuje cyane. Hari abantu baje bambwira ngo nge mbateye yambo. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe. Muri uyu mwanya rero mutwemerere twakira umushyitsi. Ni mwiza, arasa neza. Nge mu bintu bya mbere nabanje kwitegereza mpereye hasi. Mwebwe ntibahabereke bakunzi banjye, hoya ntibahabereke, kubera ko hasi kugera ku musatsi Imana iri kumwe nawe. Kindi nabonye kuva ku mutwe kugera ku birenge Imana iri kumwe nawe. Mbese nagiye mushakaho inenge ndayibura, ngerageje no mu by'uyu mubiri ngenzuye inenge nayibuze. Mbese hari abagore Imana yagiye irema yabyitondeye ikavuga ngo uyu nguyu ndamuremye, musize n'amavuta yanjye. Turagusuje mubyeyi. Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Reka tukwakire kuri Rafa TV, wibwira abakunzi bacu. Noneho no muri uyu mwanya ndeta nkubwira kandi kantu kagiye gukurikiraho. Mana yanjye, nuko guseka byananiye. Mbasetse. Gerageza umwenyoresha. Yo, bakunzi bacu asetse. Sha. Mana yanjye, nuko aha niho Mana mvuganira nawe. Aha niho Mana we. Ibwira abakunzi bacu. Yewe ga Mana yanjye, se mwebwe ko bantatse murabona ari byo koko? Ubwo muzajye muri comment mumbwire nimba ari byo koko. Ariko
igihe kirageze ngo tubwire abantu ibyiza byabo tubavuge bakiriho. Arakoze, Imana imuhe umugisha, ndamukunda. I love you. Yeah. Ubwo kuba mukunda namwe I love you. Ndabakunda cyane. Nitwa Ingabire Jeannette, ndi umugore ariko utegereje. Ubwo se mvuga ngo kugaruka kwa Yesu umugabo nako ni umugabo. Murumva ba basore banjye nizeye b'inkwakuzi birashoboka ko amahirwe ya mbere yapfa ariko aya kabiri akaboneka. Yego rero ufite yerekwa nyine nuko abakunzi ba Rafa TV bagiriye yerekwa pe abantu beza b'umugisha bagiriye yerekwa badafite za butukuri. Umva nta na satani bagira. Nta butukuri bafite yerekwa. Rero Imana ibaha umugisha, bagirire neza. Ndabakunda cyane, nabakurikiranaga ariko umubyeyi mwiza ndamukunda, yandaritse. Yego ngo nze mvuga Imana neza. Rero Imana ibaha umugisha, ndi umukristo, nkunda Imana n'abantu bose. Yego ntabwo mvuga ngo nkunda Imana n'abantu bayo kuko abantu bose ni ab'Imana. Yego yaba umupagani ni uw'Imana, nibyo, yaba umukristo ni uw'Imana. Yego sinigeze numva igitabo na kimwe kivuga ko Satani yaremye umuntu. Yego n'uwo abazungu bagerageje gukora ngo yamaze ku isi iminota mike ahita arangira. Yego hanyuma rero nkunda Imana n'abantu bose, abari kure n'abari hafi ndabasuhuje. Yambu umuntu muri kumwe umumpera ikiganza umubwire ngo Jeannette mwiza aragusuhuje. Jeannette mwiza umwiza turagusuhuje natwe. Murakoze cyane. Yego reka nkwakire usengere abakunzi ba Rafa TV utubagezaho na message Imana yaguhaye. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibane natwe. Mana turagushimiye. Yego tugushimiye kuri umwami w'abami. Imana ishimwe. Ujya ku ngoma nta matora yabayeho. Imana ishimwe. Niyo mpamvu ibyo dukora uko twisanze waraduhamagaye, umwuka twisanzemo wera tuwizereramo kuko utashyizweho n'abantu. Haleluya. Twizereramo imbaraga zidukorera. Imana ishimwe. Imbaraga zidukoreramo tuzizereramo. Haleluya. hanyuma hagakorekeramo imirimo n'ibitangaza. Nibyo. Turagushimiye rero ko waduhaye ku mwuka wera. Turagushimiye ko wadushyizeho ngo tubwire isi. kandi turagushimiye ko waduhaye abantu bo kutwumva. Yego kuri Rafa TV. Yego turagushimiye ko waduhamagariye abantu bo kutumva no kudutega amatwi. Mbonyi yararirimbye ngo mubwire abantu iby'ijuru byururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima, abafite imvune mubasindagize, duhungire ku ibendera ribasha kuturengera. Hanyuma duhungiye ku ibendera ribasha kuturengera. Turagushimiye ko ari wowe bendera rizima. Iyo iri bendera ryigaragaje isi yose irahindukira. Imana ishimwe. Abari bafite icyubahiro barakimanura, abari batagifite barakibona. Natwe duhungiye ku ibendera. Amen. Izina ryawe rihimbazwe. Amen. Turagushimiye ko ugiye kubana natwe kandi ibyo ugiye kunshishamo bihembura itorero n'abera. Nibyo. Rihembura umuvyeyi ndetse n'umugabo. Rihembura umukobwa n'umusore. Rihembura ubwoko bwawe. Abari hirya, abari hino, abari kure, abari hafi, bose bahemburwe. Amen. Mu izina rya Yesu herekeza ijambo ryawe. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha rero kandi bagirire neza. Reka dusangire amagambo meza y'Imana. Ari mu gitabo cya Yesaya 59. Duhere ku murongo wa mbere. Imana ibahe umugisha. Aravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Kabiri hakavuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Amen. Amen. Haleluya.
haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. hanyuma iri jambo narihaye umutwe w'ijambo uvuga ngo nubwo waba warageze kure Yego. nubwo waba uri kure ariko nta kure Imana itagukura. Amen. 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 Nta kure Imana itagira ite itagukura. Nibyo. Birashoboka ko waba waranyereye ukagwa, Yego. ariko nta hantu Imana itagukura. Nibyo. Birashoboka ko waba waratsitaye ariko nta hantu Imana itagukura. Nibyo. Ko nukuri. Birashoboka ko inzara yagusubiza inyuma ariko nta kuri Imana itagukura. Amen. Birashoboka ko amagambo yaguca intege ukumva unabivuyemo ibyizerwa. Yego. Ariko nta kuri Imana itagukura. Hallelujah. Ijambo ryarambwiye ngo haleluya, Hallelujah. haracyariho ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa, Nubwo igiti cyatemwa, iki giti kirongera kigashibuka. Birashoboka ko mbese amagambo yaza akakurambika. Yego. Ariko hariho gushibuka. Imana ishimwe. Birashoboka ko inzara yagushyira hasi. Ariko hariho gushibuka. Birashoboka ko abarozi bakukubita hasi. Yego. Ariko hariho imbaraga zo kugushibura. Ukongera ugashibuka. Ukongera ukaba muzima. Ukongera ukabona ubuzima. Ukongera ukabona imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Yego. Imana ishimwe. Nta kuri Imana itakura umuntu. Ntaho itamukura. Birashoboka ko umuntu yakubona uyu munsi waguye. Yego. Mbibutse ko nta muntu utagwa. Nta utagwa. Mbibutse ko nta muntu utagera hasi. Nta utaraswa. Mbibutse ko nta muntu utaraswa. Nibyo. Turiho nk'abantu ni turiho nk'abamarayika. Nibyo uko nukuri. Icyatumye ari amaraso ameneka. Ameneka. Icyatumye Imana itanga umwana wayo. Hallelujah. Nuko yari yaragize ihisho. Imana yari yarabonye ko hazabaho gucumura. Yego, yego. Yari yarabonye ko hariho ibicumuro. Imbere hariho ibicumuro. Yego. Iravuga ngo ibi bicumuro byambarwaho n'iki? Iravuga ngo ibi bicumuro byarangizwa n'iki? Hallelujah. Iravuga ngo n'iki cyakorwa? Ngo inama mu ijuru iraterana. Hallelujah. Inama mu ijuru iraterana. Iraterana. Imana ishimwe. Inama mu ijuru iraterana. Hari igihe umuntu agwa. Banavuga ati byararangiye. Kuri wowe byararangiye ariko ku Mana ntibyarangiye. Umugambi w'Imana ni muremure ku muntu. Umugambi w'Imana ni mugari ku muntu wayo. Imana ntigire ku muntu yaremye. Ntabwo igitererana umuntu yamenye. Imana igaruka ku muntu wayo. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Inama mu ijuru iraterana. Inama mu ijuru iraterana itwigaho. Itwigaho tudahari. Ijuru ko ryateranye tudahari mubaye iki? Ijuru ko ryateranye ku bwa Marie Rose mubaye iki? Ijuru ko ryateranye ku bwa Jeannette mubaye iki? Ijuru ko ryateranye ku muntu wayo mubaye iki? Tubaye iki? Niki gitumye abantu baciteka? Nibyo. Niki gitumye abantu babona ko mbese kubabarirwa kutakiriho? Niki gitumye abantu bapfobya aya maraso? Bakumva ko amaraso atakeza. Uzi ko umuntu asigaye yihana abantu bakamurebera hashize. Nibyo nuko nukuri. Uzi ko umuntu asigaye aca bugufi abantu ntibemere ko umuntu yaciye bugufi. Niki gitumye abantu baciteka? Niki gitumye abantu baca imanza? Ijuru ryateranye nta muntu rihamagaye. Haleluya. Ijuru ko ryateranye ritaguhamagaye niki gitumye uca imanza? Nsuko ko ni kukuri. Haleluya. Ijuru ryarateranye. Riterana nta muntu ribashije. Riterana nta muntu rihamagaye. Riravuga ngo kubwo gucumura k'umuntu, kubwo urukundo dukunda ikiremwa muntu, reka turebe icyo twakora. Ijuru rishakisha icyo gukora ku cy'abantu barimo bafata akazi k'Imana. Abantu bafashe akazi k'Imana. By'Imana igomba gukora abantu barabyigabije. Imana niyo mucamanza mukuru. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Amen. Haleluya. 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 Ijuru ryafashe umwanzuro. Yego. Rifata umwanzuro. Ijambo riratubwiye ngo ibyaha byanyu. Ibyaha byacu.
ahandi riravuga ngo ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze. Biravuze ngo nubwo ibyaha biriho ariko ukuboko gukura mu byaha ntikwaheze. Haleluya. Nubwo ibicumuro bihari ariko ukuboko gukura umuntu mu bicumuro kuracyahari. Rati Imana ishimwe. Nubwo amagambo ahari, ukuboko gukuraho amagambo kurahari. Nubwo inzara ihari, ukuboko gukuraho inzara kurahari. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihimbazwe. Nubwo ubushomeri buriho ariko ukuboko gukuraho ubushomeri kuracyahari. Nubwo bakorera perime byanga ukuboko kuracyahari. Nubwo hari abantu bitwa abagabo ku mazina, ukuboko kw'Imana kuracyahari. Imana ibagereho. Siko kuboko kw'Imana kugihari. Amen. Ndakumvise. Jambo riravuze ngo ibyaha byacu nibyo byatumye ntumva ntakora. Haruguru rikavuga ngo ukutwi kwe ntikwapfuye. Biravuze ngo nubwo uyu munsi yakwirengagiza, ariko ikwirengagiza yakumvise, ikwihorera yakumvise. Imana yakureka uyu munsi ariko ejo bundi yakugarukaho. Imana yakureka ukwezi kumwe ariko mu kwezi kwa kabiri kagaruka. Imana yakureka mu kwezi kwa kabiri ariko mu kwa gatatu yagaruka. Ijambo ryarambwiye ngo numara kugeragezwa uzava mumeze nk'izahabu. Haleluya. Imana ishimwe. Bantu mubaye iki? Tubaye iki koko? Ukuboko k'Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ngo wakira ukuboko k'Uwiteka. Uyu mwaka ni mwakira ukuboko k'Uwiteka. Ukuboko k'Uwiteka kubohora ingoyi. Ukuboko k'Uwiteka guhesha abantu amavuta. Ukuboko k'Uwiteka guhesha abantu iyerekwa. Ukuboko k'Uwiteka guhesha abantu agaciro. Ni mwakira ukuboko k'Uwiteka. Amen. Impamvu wakoze nibyemera ukuboko k'Uwiteka kwari kutarakora. Nibyo. Kwari kutarakora. Impamvu bakuvuze nyine bigakunda ukuboko k'Uwiteka kwari kutaraza ariko akira ukuboko k'Uwiteka. Amen. Imana ihimbazwe. Impamvu watinze kubyara nyine ni ukuboko k'Uwiteka kwari kutaraza. Nibyo. Ariko kubagereho ariko mwakira ukuboko k'Uwiteka. Haleluya. Ijuru riravuze ngo ukuboko kwayo ni kwaheze ngo inanirwe gukora. Biravuze ngo yakoze hambere n'uyu munsi iracyakora. Yakoze bya bindi wabonaga n'ibi ngibi yabikora. Ibyo bihuhagazemo yakoze bya bindi ikagukuriraho bya ibihe by'umubabaro ikabikuraho. Yaguhesha n'ibihe by'umunezero, yaguhesha ibihe by'agaciro, yaguhesha ibihe byo kwishima, yaguhesha ibihe byo gutunga, yaguhesha ibihe byo kuzura umwuka wera. Imana ishimwe. Ukuboko kwayo ntabwo kwaheze kandi ugutwi kwayo ntabwo kwigeze gupfa. Humura mama, nubwo wasenze kuwa mbere ntibikunde, ugutwi kw'Imana ntikwapfuye. Igihe wasenze ntusubizwe burya yarumvise. Igihe wariraga ntubone ugutabara burya yarumvise. Igihe bakuvuze burya yarumvise. Netaya siremo. Haleluya. Yarumvise. Imana yarumvise. Imana ishimwe. Angarije abantu ko yumvise. Imana ihimbazwe. Ikimara kumva izanye ukuboko kwayo. Amen. Kuboko kwayo kugaragare mu kazi kawe. Amen. Kuboko kwawe mbese kwayo kugaragare ku bana bawe. Nibyo. Kuboko kwayo kugaragare ku buzima bwawe. Imana ihimbazwe. Kuboko kwayo kugaragare ku burwayi bwawe. Haleluya. Kuboko kwayo kugaragare muri famiye yawe. Haleluya. Kuboko kwayo kugaragara aho utuye. Kuboko kwayo kugaragara aho usengera. Kuboko kwayo kugaragare. Umva mama, kuboko kwayo kukugaragareho. Umva papa, ukuboko kwayo kukugaragareho. Umva wa mukobwa we, kuboko kwayo kukugaragareho. Umva wa musore we, ndaguhanuriye kuboko kwayo kugaragare kuri wowe. Yego. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Ukuboko kw'Imana
kuracyashoboye yego kuracyakora imirimo n'ibitangaza kuboko kwayo kugaragare ku banyarwanda kuboko kwayo kugaragare muri iki gihugu kuboko kwayo kugaragare imirimo n'ibitangaza bikoreke impinduka ziboneke gukora kw'Imana kugaragare mu izina rya Yesu. Turagushimiye haleluya kuboko kwayo kugaragare. Imana ishimwe. Abisirayeli bageze ku nyanja wabwiye Mose ngo narambure yego hanyuma uri kumwe n'abigishwa umuhengeri waje ngo waravuze ngo wanyanja we tuza urambura ikiganza inyanja iraceceka ni kugaragare imiraba yose iceceke. haleluya Imana ishimwe. Inyanja iceceke nibyo amajwi yose aceceke amen ubushomeri burangire haleluya Mana we amadeni yose arangire amen ukuboko kwawe ni kugaragare muri uyu mwaka kugaragare kuri buri muntu wese. haleluya ukuboko kwawe kugaragare mbese mu kazi katagendaga neza muri business zitemeraga zitakorekaga neza ukuboko kwawe kugaragare mu bacuruzi kugaragare mu bashoramari kugaragare Mana we mu bantu bose kugaragare mu bikorera n'abatikorera ukuboko kwawe kugaragare yego ku bashomeri kugaragare ku bubatsi ngo kugaragare yego ku bana bari mu mashuri kugaragare ukuboko kwawe kugaragare mu izina rya Yesu. amen amen amen. Reka tugushimire yego tuvuge ngo Imana iguha umugisha yego uwakwifuza ko mwasengana numvisha ufite ibintu bikomeye yego hari umukunzi wacu ushobora kwifuza akavuga ngo suriya mu mama twasengana gute uvuze ku ijambo bita icyaha buriya icyaha nicyo cyatumye duhabwa imbabazi kandi ngo na wa wundi ukiri mu cyaha niyongera agaruke twari tuvuze ngo wowe utaratera intambwe intambwe imwe yonyine urebe intambwe Yesu ari buguterere aza kugusanganira. Uwakwifuza kukubona rero yakubona gute? Ni 078 9 yego 140 3 078 9 140 3 hanyuma iri kuri WhatsApp iba ni muri mobile money nyine umuntu wese mbese tambutse niyerekwa byose mu bikore neza message muzizane nyine n'umugabo waba ufite iyerekwa nawe aritambutse nta kibazo turasenge. Noneho reka tubwire abakunzi bacu ngo nakagaruka. Urakoze cyane Imana ibaha umugisha. Imana ibarinde.